umutoza yafashe urupapuro ararwandika umukinnyi Aimable agiye kurengura umupira yamaye agapapuro amubwira ati kankirire Keve. Abantu twibazaga kuri kare agapapuro haranditse iki, bashoboye kubimenya, nabashe kubimenya. Nshimira cyane abantu bampaye aya makuru kuko byaturutse ku mutoza b'ikipe ya Rayon Sport. Keve isagaca yagaciriye mu kibuga, bandikiye Keve baramubwira ngo save your energy, gerageza kuzigama imbaraga zawe, stay next to Haji, guma ukina wegeranye na Haji, and when we lose the ball, nidutakaza umupira, just lock, go to number 19 or 25, egera nimero 19 cyangwa nimero kimwe na nimero 25, ubwo ni Pichu ndetse na Dauda Yusuf. Begere baramubwira ngo do not receive in our half, ntiwemere kwakira imipira mu rubuga rwacu. Biroroshye. Statement ya mbere yakoze niyo kumubwira ngo saving energy zawe, mu yandi magambo wikoresha imbaraga z'umurengera, ubwo haracyari iminota yo gukina. Gerageza nyine kuzizigama kuko murabizi ko Keve yaramaze igihe kinini ari fatigue kubera match nyinshi yagiye akina, noneho nyuma za no kugira umunaniro mu maguru. Byari nko kumubwira ati izigame tore ko asoza umukino. Nicyo cyambere. Icya kabiri no kumubwira ngo kinira hafi ya Haji. Mu yandi magambo Haji ni umuntu ushaka guha umupira akawutindana akerimina agakomeza kuko aranihuta cyane. Mu yandi magambo mukinira hafi ye kugira ngo ujye ubona uko ayikora umupira bitagusabye gukoresha imbaraga nyinshi. Icya gatatu nidutakaza umupira uhite wegera nimero 19 wa APR cyangwa 25, ubwo ni Dauda cyangwa se Pichu. Nuko ngo mu yandi magambo yakoresheje ngo lock, uhite ufunga hagati kugira ngo umupira udasohoka. Donc uhite pressinga Dauda cyangwa se Pichu bijyanye n'ufite umupira badasohora barangaze bayobye ni lock begero bloke kugira ngo bari dasohoka hagati byoroshye bagahita nyine bajya gusatirizamu. Bayida kano gapapuro hanyuma Clarissa dufashije muri confirmation, Clarissa Veiro amagambo ari kuri agapapuro ya postinzwe na Ayabonga. Ayabonga yanditse no agapostinze kuri status ya WhatsApp, apostinga inyandiko zari kuri agapapuro. Arakoze cyane Clarissa nakadona. Hanyuma akanyuma akoko ko guhita allokinga hagati yashoje avuga ako kanyuma don't receive a ball now. Aravuga ati kugira ngo utinaniza cyane wijya gusingirira umupira. Urabona ikibuga kigabanyijemo kabiri, wewe wijya mu kibuga cyacu bari wakira umupira kubera ko atakira mu kibuga cya APR udakorera kunaniza uratwara baramira igihe kirekire kunaniza cya save your energy. So abafana ba APR bikomye cyane Darkonovic, imikinire mibi, ibyo tutabonye resulta zitari nziza kuri APR byose bikirwa ku mutoza. Nje nenga Darko ikintu kimwe ne nacyo kintu mwaramvuga, Darko agira ikintu cyo kudaha abakinnyi ba APR freedom mu buryo bw'imikinire. Ubwinyagamburiro ifite ikintu kigugaye muri bo cya tactique. Tactique ni ingenzi mu mukino. Amayeri y'umukino, gupanga abakinnyi ukababwira ngo plan ni iyi, turataka gutya turadefanda gutya, ariko animation izamo kureka abantu bagashyiramo icyo mu giswahili bita ubunifu, creativity. Reka ngerageze nanone kubangira nkibi icyo bita stereotype, ibintu bimeze nkaho ariko mwavuga ngo inkingi y'inzu ucukura fondation ukamena amabuye ukagira utya ikazamuka itya igafatano ikaba ari ihagaze gutya ku buryo nyine igomba ibintu nyine bisa n'ibishushanyije 100%. APR ikina bagomba kwicaramo nyine, APR uko ikina abantu basa n'abakina ariko bose bafitemo ubwonko bwabo 50, ubwonko bwa Darko 50. Buri gihe APR amasorti y'imipira ya yose igomba guca mu mpande. Reka ngusobanure bino bintu bya stereotype. Aricara akababwira ngo do this, dufate umupira dukore build up muri defense, tusore nugera muri mediane kuri Pichu. Ikintu cya mbere ukora uradekara baro ku mpande, nudekara baro ku mpande kwa Omedi cyangwa Kiwanuka barayizamukana, ariko nibayizamukana baraza kuba Kagege cyangwa Claude bakoze icyo bita overlap, bagiye bagaheza uruhande hagana muri corner. Iyo baro urayisohora uyibaha bayitera cross bashakisha rutahizamu. Niyo mpamvu uburyo bwa APR bwa animation yaje yabo ntiburyohera abantu kuko nta creativity, ni ibintu ubisa. Ni nayo mpamvu nunareba nabari abakinnyi impamvu byabagoye bano babagandi mpamvu batashininze ku munsi ejo batagaragaye. Ikibuga cyari kinini, stade nini, yarirahingaga kuri pace yabo kuko yari azi ko ari abakinnyi bihuta cyane. Akavuga ati umuvuduko bafite
kuko ikibuga ari kinini tuzajya tudekara baro mu mpande bayizamukane bahindura ama crosses. Icyo Rayon Sport yakoraga niki nicyo ngicyo wagarutseho cya Darko sorry cya coach wa Rayon Sport yabwiye ba Kevin Abarishari n'abandi muri Mediane ntimutume yasohora imipira ngo igere mu mpande mu buryo buboroheye baba blokeraga hagati ugasanga ko abakinnyi hagati ntabwo inyagamburiro bagira bigatuma sinzi ko navuga badashaka uburyo bapfumurira hagati ngo bagerageza kure mu buryo Karamine Ba ntabwo yigeze agaragara ku munsi w'ejo umukinnyi muri apiro hagati wapfuye gusa n'uwinyagambara nari nakubwiye ko nimero 6 yari ari gukina nde yari arakina Kevin ntabwo ari gukina umupira he's playing another player unyagambara ruboneka kuko arabarusha n'imbaraga z'umubiri ni wenyine wakina niba umukinnyi wa mbere ugomba gusingira umupira uvuye muri defense ari nimero 6 akaba yagiye kumara niba amahirwe yo gukina umupira baramubwira ngo bireke turabikorera mu mpande hanyuma niba umukinnyi nka Karamine Ba 6 atari gukina nka nimero 10 adropinga dipa agaruka hagati cyane gushakiramo imipira uzi ikindi bita bikreya niba mureba umuntu niba ari umukinnyi ya peri fito bari kumukinnyi mwiza muri match ni nimero 9 wabo wataraza umupira pe n'imipira yafatiraga hagati ni naho rwose na chiki intege doko na giving up kuri Darkonovic bamaze kumusimbuza oya watara match eje minota yakinnye no kumusimuza byari bikwiye minota yakinnye yagaragaye nk'atari rutayizamukomeye agaragara nk'umukinnyi w'umuswa donc utari ku rwego rwiza kubera tactique z'umutoza ntabwo ibintu atari yatanze ejo ntabwo ari byo ashobora gutanga ubwo umutoza rero nibyo yavugaga niba do closing ntabwo atari mubi nkuko twamubonye ejo umutoza niba Pichu akaba yakira baro atari gukina biratuma Karamine Ba agaruka hagati cyane kugira ngo rusingira imipira icyo mwarebaga kuri bench kwizijyana na kikugiye muri half time wabonaga Darko n'umwungiriza yakomeza kubwira abakinnyi ba APR bakoresha inuza ibiganza bavuga ngo mwegerane aho sanabwe ngo mwegerane kabwira ngo begerane byakururaga rutayizamu kwera kwintera ye Karamine Ba yari ndende cyane umva Karamine abagagarutse ku murongo wanyibyo hagati bigatuma watara asa nuza kumwegera bigahita bituma nawe asa nuje neza cyane hagati mu kibuga ugasanga umwanya baraza gukora metero nyinshi hagati yabo n'izamu rya Rayon Sport ni kure none Rayon Sport uko nguko yanabikoze gutyo bazamuka rutayizamu agarukamo hagati n'abadefenseri bare bahitaga begera nabo bagasa n'abaje hagati ahubwo basaga nabwereye ngo mukine high line defense mukine mwegere ikibuga cyacu kurenza ko twegera cyane so ibyo n'imisimburize ngico nagaye ku munsi w'ejo mu bintu byose bya Darko nagaye imisimburize uburyo yagitinda tuvugishwe nka nibizira Ramadhan kumuha iminota itarenze 10 ariko muri derby match banza so umukinnyi yavuze ngo mwiza muri APR yateye kufura ifata poto yavuze ko ari umukinnyi mwiza muri derby shize yavuze ko ari umukinnyi mwiza yabonye muri match ariko yakinnye 10 minutes kandi ntiyasubiye inyuma biragaragara ko Darko yaratsinzwe ku munsi w'ejo buryo bw'imitoreze ariko ntabwo nubwo na leta yatsinze by the way ariko mwibuke ko mbere ya derby gato kwizigira APR yari ifite confidence ivuga ngo yavunishije rutayizamu barayitsinda bararara ku mwanya wa mbere ni nayo mpamvu bareo bishimye confidence ya APR yari hejuru ya Rayon Reyisa niyatsinze nubwo bahanganyije kuko niyo yakinnye match nziza hagati kwari kugumana umwanya wa mbere kandi bagumanye umwanya wabo wa mbere Rayon niyatsinzwe kuko agumanye umwanya wa mbere amahirwe ya APR yo gufata umwanya wa mbere nk'ayi match itabaye ndashaka kumva ko comment y'amasegonda 30 kuri buri wese derby mu Rwanda yatakaje agaciro ejo Samiri yanditse ngo abantu bose Samiri ejo yanditse avuga ko ngo butaha bazayikine ntabazamu barimo derby tarimo ibitego iragaragaza urwego rwo hasi uretse n'ibitego n'umupira uri ku rwego rwo hasi birakwereka akenshi ibitego tubona muri match Rayon yakinnye nande utari APR yakinnye nande utari Rayon akenshi ni ibitego ngiye ubu natangiye kubitakariza n'ikizere na effort bakora match zinde amakipe akina harubwo abari mu miteguro yo hanze y'ikibuga cyane kurusha prestation mu kibuga so ntabwo yavunikira cyane kuko derby niwo mukino amakipe yombi ajyamo afite imbaraga zose kandi nta ruhande wavuga rwaregeje so niba bashobora gukina iminota 180 imikino ikurikirana batashobora kubona igitego n'amokasiyo y'igitego ari make urwego rw'abazamu rutanahambaye cyane navuga ko biragaragaza ira ni reflexion y'urwego rw'umupira dufite umupira wacu uri hasi cyane uri mu itangazamakuru uri mu bashyushya rugamba mu bashyashariza ariko mu kibuga umupira wacu ku rwego rwo hasi cyane iminota 90 bakinnye 0 shot on target ibi tuvuga ngo yakinnye neza
ngo APR hari ibyo umutoza atakoze, nta mupira n'umwe uri kadire watewe mu izamu ry'umuzamu, yose yacaga inyuma cyangwa se akaba mu koroneri. Nta mupira watewe ngo gardien awufate bawumushose nk'ishoti ngo awufate n'amaboko cyangwa abe yawufata nyine uri kwerekeza direct mu izamu. Nizo kona wumva zabonetse ni kona z'aba defenseur babaga bakoze umupira bakawumushota akabloka akawukura akawushyira muri kona. Ikigaragara ni kimwe, harimo angle ebyiri, harimo angle ko derby iramenye iraremereye, ntago intera ari nini hagati y'ubwiza bw'ama equipe yombi, niyo mpamvu nyine bapezanya tactically hakabura ushobora kunesha undi. Ariko icya kabiri biratwereka urugendo rukomeye mu kijyanye no kwanimaje mu busatirizi, ariko kikagaruka kikanatugonga no muri nationale kuri ibitego, kikanagaruka kikatugonga muri championnat amakipe natsinda ibitego byinshi, kikagaruka kikatugonga ku buryo n'umukino ntuburyo hejisho cyane no mu zindi match zisanzwe. Ofete wenda nka Fazari nibwo rero yakinaga match iryoshye iri hejuru, ariko muri rusange nge sinavuga ko derby ariyo yonyine twahero tu define ko championnat iteye, ahubwo twabirebera mu buryo umwataka wavunitse afite ibitego 13 birashoboka yuko azasoza rero top scorer wa championnat. Birashoboka abandi ni bafite 10 yamukurikiye afite 10. ushaka gusanga muri match zisigaye badakoze ibitego 3 cyangwa banabikora ntibarenze 5. Ikigaragara nubwo tuvuga ngo Medi irashyushya, nta kuntu tutabigenza nyine ngo ibyo bintu bigende neza, tugomba kubikora. Na match banza Foronganye yarimo kandi yari muri prime, in his prime yari mu bihe byo gutsinda ibitego kirabura. Ahantu hose Keve ari buki ndamukurikira ndi picu kandi ni gukina gatandatu. None Keve avuye hagati mu kibuga arimutse agiye ku ruhande, ndamusanga ku ruhande, nimusanga ku ruhande gatandatu ahandi nari mpagaze harasigara espace. Icyo cyuho rero nicyo umutoza yavugaga ngo nkeneye umukinnyi w'umubola ushobora gushotera kure, ushobora gukinisha equipe. None iyo mipira aho kugira ngo tujye duhita tuyicisha kuri Keve ku ruhande, turahita dutangira gukinisha pa play uraburi free. Niko rero babikoze, niyo mpamvu wahise ubona bahinduranya Keve ajya ku ruhande, pa play itaza kwicuma. Ibyo rero byaranakoze nubwo pa play wenda atatsinze ibitego, ariko mwagiye mubona ni kenshi agendera muri box, imipira imwe akayitera wenda ikajya hanze, iyindi wenda ntibe kadire neza, ariko ajya abona imipira nkingahe akayizamuka nubona ari free. Uwo pichu akirwana nande akirwana na Keve, ugasanga ahubwo ni nkabaruboneka baje gukora akwana navuga ka couverture kuri uwo mwanya wa pichu. Byanafashe Rayon Sport nyuma y'iminota 15 APR yabadominye, Kenze ya mbere yari ya APR. Byafashije Rayon aho batangiye gushyira pa play ku 10 Keve akajya ku ruhande, kwa APR yasigira ikibazo muri mediane ko pichu yatangiye kugira desordre tactique akurikira Keve agiye hose. Byafunguriye Rayon hit domina possession. Niba munabona gushininga kwa Richard, ko Richard yagize match idasanzwe, Richard yagize gushininga kubera ko ntabwo pichu yari preza. Pichu yakinaga umuntu yitwa Keve, ugasanga mediane Rayon Sport iragira abakinnyi benshi kurusha APR. Notama ubwo urumva habaga hahagazemo umukinnyi witwa Richard, hagagaragara umukinnyi witwa Paplay twavugaga, hari na Hajo avuga ku ruhande akaza kuba support hagati. None ugasanga APR Lamine Ban hagari mwiza cyane mu kudefanda, ugasanga ruboneka ari guhangana n'abakinnyi babiri cyangwa batatu ba Rayon Sport hagati buri kanya. Ibyo rero bigatuma umuntu witwa Richard akina match yisanzuye, imipira akayizamukana neza cyane. Very nice, ni byiza cyane, bisesenguye neza cyane mu buryo bufatika. So tujye kuri Keve, birumvikana ko niba muri plan za APR Football Club barapangaga Keve, muri plan za Rayon Sport nabo bagapanga Keve, birumvikana ko ni umugabo wari wikoreye akazi kose ku bitugu bye. Keve wamubonye gute Lorenzo? Keve yari yagarutse mu kibuga nyuma y'ibyumweru 2 avurwa yitabwaho n'abaganga. Yagarutse kuri match iraturi igikombe cy'amahoro bakina na Gorira. Keve twaravuganye nyuma y'umukino, yamaranye iminota myinshi na Gacinya na Tadeo baganira bamuha felicitation. Nabwo yari yakoze match nziza ariko yayikoze atari fit. Yambwiye ko ari match atagomba gukina, match ya Gorira yakinnye mu cyumweru gishize. Ambwira ko ubundi umuganga wa Rayon Sport yamusabye kongera kuruhuka, ariko uburyo yari match komeye igoye, match yarabonyemo bagomba gutsinda igitego uko byagenda kose. Keve arabyanga, bisobanuye ko mbere ya derby Keve yari inanije, ariko asohoye performance igitangaza. So navuga ko none niteze ko kuri match kuri derby agomba kuba umustar kuri match nanone, the star of the game. Muribuka ko na match ibanza Keve ari wahembwe nka man of the match, ni itegeko match ibanza. So nta doubt ihari ko Keve n'ubundi
ariwe sura ya nyayo ariyo shusho ya Rwanda Premier League. Tekereza ko agomba ngira ngo yanabivuze umutoza wa APR yabigarutseho cyane, ngira ngo n'abakunzi ba APR bagiye babikritika bavuga ati kuki wagiye kuvuga umukinnyi w'abandi utavuze uwacu, ariko yaravuga ngo umukinnyi mwiza mu Rwanda uhari uyu munsi. Hari n'abafana nabajya bari kubyitiranya wenda babishyize muri angere kuvuga ngo niwe man of the match, niwe mwiza kurishe. Ntabwo ari cyo yavuze ngo Keve nta gushidikanya ko ari umukinnyi mwiza muri champion. Maybe he's a player who have yakoresha jambo the best leg like gutyo avuga amaguru meza, ariko buriya translating ari gihe bita meri 100% nkuko bivuze. Ibintu twakoze deba na Ruben Ngabo saa 7 z'ijoro kugera nka saa 8 z'ijoro, almost isaha dusobanura iryo jambo nyine dushaka context kwa ariko reka mvuga uko nge miyumva avyange tunavuge wenda niba icyo yavuze ari ukuri. Icyambere nuko sikosa nubwo abantu babidramatiza gushima umukinnyi w'indi kipe. Niba ujya ama interview y'abatoza y'Uburayi Lorenzo tujye tubireferaho. Iyo umuntu agiye gukina na Real Madrid arakubwira ngo turabizi ko bafite bumwe mu satirizi bwiza ku isi, akanavuga bamba aravuga ngo bane b'imbere ni beza, akanavuga nabazi yarabivuze, everyone knows ni ibintu biba bigaragara. Kuvuga ko Keva ari umukinnyi mwiza si cyaha. None hari abantu bavuze ngo kuki ngo yamugize wa mbere kurusha abakinnyi be. By statistics nabwo biravuga Keva afite assist 11 kandi umukinnyi muri APR uzifite. Ariko noneho turebe ukuri kw'ibintu w'ejo service yatanze, ukuri kw'ibintu igitekerezo gitandukanye n'icyawe ubwo nusoza nanjye washaka kubigihuze na Ruben. Nawe utemera ko yari kubivuga muri vare wawe wakamuvuza nabiterwa na context ntacyo bitwaye, ntacyo bitwaye. Gusa kimwe mu bintu abantu bagomba kumenya kuri Keve kigize Keve kuba Keve ni nisomo ubwo abayobozi b'umupira w'amaguru mu Rwanda basigarana bakarirebaho. Kwizigira 2013 Keve, ubundi Keve mu byangombwa handitse ko yavutse muri 98. Yafite imyaka 20. Bivuga ko afite imyaka 20 ni ubwo rero bari kuzuza. Yego. Keve yatangiye mu isonga 2013. Icyo gihe byabarwaga ko afite imyaka 15. Yego. Mu isonga. Iyo songa ni songa yari irimo n'abandi bakinnyi bose. Ikintu cya mbere uhita ubona ko Keva adasanzwe, bose bararangiye Emery. Yego. Oya ba Emery n'imbere. Oya ahubwo yari ari kumwe na Savion, yari ari kumwe n'umuzamu Boneri, yari ari kumwe n'abo ba Jaberi, yari ari kumwe n'abo bakinnyi barimo uyu wagiye ba Master, yari ari kumwe n'abakinnyi twa ba Meya, yari ari kumwe n'abakinnyi uyu wagiye hanze Dani Usengimana. Niyo generation ya Keve. Abo bantu bose ni uri ku rwego rw'isi barawusezeye, abatarawusezeye bari gukina hasi mu makipe yo hasi. Ni ushobora gukina muri ekipe y'igihugu n'abantu. Ni ukiri kuri iyo level. Keve 2013 agifite imyaka 15 ari mu bakinnyi banabonye we na Niyonzima Haruna amahirwe yo gukandagira mu Mavubi makuru bakiri abana. Tujya gukina na Maroc 2014 kubwa Constantine. Keve afite imyaka 16. Keve yahamagaye muri equipe nationale nkuru afite imyaka 16. Keve yakiniye amakipe yose ibyiciro byose mu Rwanda 17, 20, 23 akina senior. Ndakubwira icyo bita urugendo rwo gutegura umukinnyi. Umuntu ugera kuri elite level akazakora ibintu hari inzira acamo, ari byo bigora abandi ubona. Bivuga ngo yagiye ahura n'abatoza bose mu byiciro bitandukanye kuva muri academy mu isonga, mu batoza b'abana mu Mavubi, kugenda azamuka mu byiciro byose, kuza akiri muto bya bindi nyamvuga byo kuhumurizwa kuri equipe muri ukiri umwana, ukagira iyo nyoto ukiri umwana ku myaka 16, ukiyemera icyo gitutu cy'ikipe muri responsibilities zikaza. Aseza yarahamagawe ariko yamaze n'imyaka 3 atarongera guhamagarwa. Keve 2015 nibwo yinjiye muri Reyo. Ubundi abareba babarako nubwo yagiye agenda muri za Misiri muri za Kuwait, abo babarako Keve babanye imyaka 10 kuko aravuga ngo yakinaga yajyaga hose akagaruka kaza muri Reyo. Nayindi kipe mu Rwanda yakiniye muri yindi barwa ati rero we ni nkaho tutajye tora ko yanagiye hanze bo barakiyo myaka 10 yose babanye. Now
2015 ari muri Reyo 2017 batangiye kwitwara neza wa mwaka wese ukurikira bajya mu matsinda nibwo yagarutse muri equipe nationale 2017 nyuma gatoya nibwo yagiye nyine handi za Koete aza kugaruka muri Reyo icyo twakuramo kikita rusange ni iki uyu munsi wa none umukinnyi wamutanze muri equipe nationale ukirimo numwe ni Ombolenga Fitina Ombolenga yinjiye mu Mavubi 2013 makuru Kevin we mukinnyi mukuru wa kabiri mu Mavubi winjiyemo kandi agifite imyaka 27 ubu ngubu aracyafite imyaka 27